Yesu ashimwe, nshuti zanjye, bavandimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina nitwa Abayisenga Samweli, mfite umugore n'umwana, ndakodesha. Ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Aderesi itorero ni EAR Kacyiru, nkora umurimo w'Imana muri korali abacunguwe. Aho ncumbitse ni i Gasanze mu murenge wa Nduba. Uyu mwanya nkaba ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana, Imana nshyize ku mutima ku iyi tariki k'uyu munsi. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 4, turahera ku murongo wa 8. Ndashaka kukubwira icyo nimirijeho cyangwa icyo ngambiriye, ni uko hari umuntu Imana yateguye ku buzima bwawe. Imana yaguteguriye umuntu. Muri make, ndashaka kukubwira ngo Imana iguhuze n'umushunemu wawe. Uyu mushunemu turaza kumusanga mu ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'Abami ba kabiri. Ngiye nyita igitabo cy'ubuhanuzi kuko nsangamo ubuhanuzi bwa Elisa, nkasangamo n'ubuhanuzi bwa Eliya. Ahangaha umutwe w'amagambo aratubwira ngo ni iby'umugore w'ishunemu. Ngiye navuze ngo Imana iguhuze n'umushunemu wawe. Umurongo wa 8 aravuga hati, tugiye gusoma, nitumara gusoma noneho ngira icyo mavugaho. Umurongo wa 8 aratubwira hati, umutwe w'amagambo iby'umugore w'ishunemu. Umurongo wa 8, bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu. Hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo, iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Umurongo wa 9, bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. 10, none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze ukazajya aza kudusura ajye acumbikamo. 11, hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo, abwira umugaragu we Gihazi ati, mpamagarira uwo mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati, mubwire uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. 14, Elisa ati, twamugirira dute? Gihazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. 15, aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe. 17, hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Reka dutaruke tujye mu gice cya 8, umurongo waho wa mbere. Kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriye umwana ati, hagurukana n'abo mu nzu yawe, ugende usuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo.
akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana n'abo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo imyaka 7. Amen. Iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasuhuka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igihugu cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana, amubwira ati, ndakwinginze unekerereze ibikomeye Elisa yakoze byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwo wapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuraga umwana abaraje. Umwami atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igihugu cye. Gehazi aherako aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore, aramubwira ati, arabimubwira. Umwami aherako amuha ubutware ho umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yaviriyeho ukageza ubu. Mwakire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, uyu ni umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rihinduke itabaza, ngewe ugiye gusobanura cyangwa se kubwira abantu iri jambo naba ari njye. Kora kuri njye, nkozikara ku munwa, mvuge mbwirijwe nawe. Amena. Ngo bukeye Elisa ngarahaguruka ajya i Shunemu. Haleluya. Elisa arahaguruka. Mu gukoreshwa n'Imana harimo guhaguruka. Kugira ngo Imana iguhuze n'umuntu wawe ni uko uhaguruka. Ngo nuko bukeye Elisa arahaguruka ngo ajya i Shunemu. Ngo icyo gihe ngo i Shunemu hari umugore w'umukire, ngo aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Haleluya. I Shunemu hari umugore w'umukire. Uyu mugaragu w'Imana Elisa, Imana yamuhuje n'umushunemu. Ngo noneho ngo i Shunemu hari umugore w'umukire. Imana ishimwe cyane ko yateguye abakire ku buzima bwacu, dushobora kwiyambaza mu gihe cyo gukorera Imana. Noneho ngo wa mugore aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Ngo ni uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Uhereye ubwo Elisa igihe yanyuraga cyose yajyagayo gufungura. Noneho icyo ndaza kukubwira ngo nuko bukeye ku munwa wa cyenda ngo uwo mugore abwira umugabo bati, mbonye ko uyu mugabo uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Haleluya. Umugabo uhora utunyuraho ni umuntu wera w'Imana. Amen. Reka tubabera b'Imana. Elisa Imana imuhuza n'umuntu we, imuhuza n'umushunemu. Arangije amugiraho umugisha. Arangije umugore abwira umugabo ati, mbona ko nabonye ko uyu muntu wari utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Reka abantu baduhamirize. Elisa uyu mugore yaramuhamirije ati, mbonye ko uyu muntu wari utunyuraho ari umuntu wera w'Imana. Arangira bati, none rero mugabo mwisi, ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko gitabaza, maze ukazajya aza kudusura ajye acumbikamo. Amen. Elisa kubwo guhaguruka, kubwo kwemerera Imana, Imana imutegurira icumbi. Buri uko ahanyuze akagera agacumbika. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko ijya idutegurira icumbi. Imana ishimwe ko ijya idutegurira ubufasha. Imana ishimwe ko ijya yiza mu bibazo byacu. Imana ishimwe ko ijya iturengera. Imana ishimwe ko hari abo yateguye ku buzima bwacu
bagomba kudufasha. Nk'uko Yesu Kristo turabyibuka igihe yajyaga ku musaraba, yari atwaye umusaraba awuhetse ngo bahura n'umuntu wita Simoni, ngo uyu Simoni amutwaza umusaraba. Natwe hari abadutwaza umusaraba, hari abashunemu Imana yateguye ku buzima bwacu. Mwene data, hari umushunemu Imana yateguye ku buzima bwawe. Noneho bamaze kumutegurira ako kumba ko hejuru bakubatse, kamaze kuzura bashyizemo n'ibikoresho byose, Elisa nawe acumbikamo abamo. Igihe kirajya ngo nuko Elisa ngo amaze kuza gucumbika muri ka kazi ku murongo wa 11, haleluya, agezemo amaze kuryama, ngo nuko abwira umugaragu we Gehazi ati mpamagarira uwo mushunemukazi. Elisa yumva ko ineza yagiriwe n'uyu mushunemu agiye kuyimwitura, agira umutwaro wo kugira ngo yiture iyi neza yagiriwe uyu mugore, ayimwiture kubw'ineza yamugiriye. Mu bwo buryo bwo kuyimwitura, icyo Elisa yakoze, yaramuhamagaje araza. Amaze kuza nuko ngabwira umugaragu we ati mubwire uti dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Anga namubaze ngo ineza watugiriye yose, ese twebwe twakwitura iki? Ni iki ubona twakwitura? Ataramusubiza arangije ahita amubwira, mbese urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Ahangaha ushobora kwibaza ngo mbese uyu muntu w'inzahare, uyu muntu udafite epfo na ruguru, uyu muntu udafite icyo afite, yashobora ute gutuma umuntu amenyekana ku mwami? Uyu nguyu wafashe inka akazita akakurikira Imana, ese yabasha ute gutuma umuntu amenyekana ku mwami? Yabasha ute gufata umuntu akamenyekanisha ku mwami? Ese yabasha ute gutuma umuntu amenyekana ku bikomangoma? Aleluya. Noneho kuko yari amaze kumubaza ngo ese washaka kumenyekana ku mwami cyangwa se ku mugaba w'ingabo, ndabaha urugero hano hantu. Ndashaka kubaha igisubizo, ubasha kwibaza iki kibazo ukagitekerezaho cyane bikakuyobera. Icyo ndashaka kukubwira, mbese n'abakozi b'Imana, iyo usengeye umuntu, iyo usenganye n'umuntu ugasengera umuntu afite icyifuzo cy'akazi, Imana ikabigenza neza. Nk'ubu tuvuga urugero, yaba yarize akagenda akadepoza, cyangwa se ikamugirira icyizere agahabwa nk'akazi muri perezidansi, agahabwa nk'akazi nko mu nteko, akaba depite, akaba minisitiri, akaba undi muntu ukomeye, akaba meya. Ese uyu muntu ubaye iki ngiki ntacyo yari cyo, akaramuka abaye iki, aho ngaho mbese n'aba minisitiri n'aba depite ntago azamenyekana kuri perezida? Mu gihe nk'iki cya mbere umwami yabaga ahagarariye igihugu, nk'uko perezida wa repubulika ariwe uhagarariye igihugu. Iyo ubaye minisitiri, nta muminisitiri ubaho perezida atamuzi. Bishatse kuvuga ko uba umenyekanye ku mwami. Ese wamenyekana, perezida yakumenya, umugaba w'ingabo ntakumenye? Iki nicyo gisubizo nshatse kubaha. Nubwo nta butunzi dufite, nubwo ntabyo dufite, ariko dufite Imana, ariko dufite imbaraga z'Imana muri twe, dufite ibyahanuwe muri twe, dufite Mwuka Wera, dufite guhesha umuntu umugisha, dufite guhesha umuntu akagera ku cyo Imana yamuvuzeho. Iyo abaye depite, iyo abaye minisitiri, iyo abaye n'undi muntu, tuvuge ari umusirikare, abaye koloneli, abaye majoro, ese ubwo ntaba amenyekanye? Ariko uyu mugore we, icyo nshatse kuvuga ku ibyo, ntabwo we aricyo gisubizo yashubije. Nari nshatse kukumara ubwoba, kuguha gushira amanga, kugira ngo ushire amanga, umenye, uvuge, ukore. Ntabwo ufite. Imana ibasha kukuzamura, ibasha kukugeza ahantu ukamenyekana, ibasha gutuma uvuga ubutumwa, ukabwiriza umuntu, ukahanurira umuntu, uwo muntu ukamusengera, wamara kumusengera Imana ikamuzamura. Imana yacu igizamura iyo tubisabye twizeye. Haleluya. Nuko Elisa uko yumvaga muri we ashaka gusabira uyu mubyeyi kumenyekana, byibuza umwami akamumenya, byibuza umugabo w'ingabo akamumenya. Tuvuge wari umuntu w'umukire, wari uciriritse, tuvuge urugero, wari umucuruzi muri karitsiye, wari umucuruzi mu karere utuyemo, wari umucuruzi mu murenge utuyemo, wari umucuruzi mu ntara utuyemo, wari umucuruzi mu karere utuyemo, wari umucuruzi mu rwo rwego, ariko ukazamuka ukamenyekana nk'uko abacuruzi bakomeye bamenyekanye. Haleluya.
wari umuyobozi muto, wari gitifu w'akagari, ukazamuka ukagera igihe uba depite, ukagera igihe uba minisitiri, aho ngaho muri ubwo buryo, mu izo nzira, haleluya, ukamenyekana. Iki nicyo Elisa yumvaga ashaka gusabira umuntu w'Imana, ashaka gusabira uyu mugore, ashaka gusabira umushunemu. Ariko uyu mushunemu kuko yari amaze gusobanukirwa n'Imana iri muri Elisa, yari amaze gusobanukirwa ko iyo uri mu Mana byose bigenda neza, aramusubiza ati oya, nibera mu bacu. Muri make ni nko kuvuga ati kuba umukristo, kuba uwizera Imana, kuba umukiranutsi biramagije. Kuba mfite ibyo mfite bimbeshejeho, nkagira no gukiranuka, nkagira no kubana n'abantu b'Imana neza, nkagira no gufasha, nkagira no gukora umurimo w'Imana, ibyo biramagije kurenza uko naba namenyekanye ku mwami. Amaze kuvuga ibi arigendera. Amaze kugenda nuko ngo Elisa abaza Gihazi, amubaza se tumugerere dute? Ariko ngo Gihazi, kuko Gihazi yajyaga agenda mu urwo rugo, yajyaga ajyayo akurikirana amakuru y'urwo rugo, ahita abwira Elisa ngo ariko nyamara uyu mugore nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo we arashaje. Muri make tubasabiye umwana, Imana ikabaha umwana, twaba tubituye. Elisa arangira ati noneho muhamagara agaruke. Ubwo Elisa abonye icyo gukora. Elisa ntabwo yigeze abaza Imana ngo mbese Imana uramuha umwana w'umuhungu. Ahubwo Elisa yashingiye ku by'Imana yakoresheje uwo mugore, ku bw'ineza Imana yagiriye Elisa. Hari icyo Imana idukorera, icyo Imana yagukoreye, ibisubizo by'Imana bigutera kumva ufite ubusabane n'Imana, ukumva ufite kuba wasaba icyo ushaka bitewe n'uko hari aho Imana ikugejeje, hari urwego Imana ikugejejeho. Elisa nawe rero kuko Imana yaramukoresheje imirimo n'ibitangaza, arangije yumva ko agiye gusaba Imana, agasabira umwana w'umuhungu uyu mubyeyi. Arangije aramubwira ati umva, ntabwo yigeze amubwira ati Imana iguha umwana w'umuhungu cyangwa izaguha umwana w'umuhungu. Aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Sinakuvuga ngo uzaba wabyaye umwana w'umuhungu, ahubwo uzaba umukikiye umuteruye. Bishatse kuvuga ngo umwana aterurwa yaravutse, umwana aterurwa nyina yaratwite. Haleluya. Uyu mugore arabireba kuko yari ashaje kandi umugabo we nawe akaba ashaje, arashidikanya. Amaze gushidikanya abwira umuntu w'Imana, abwira umugaragu w'Imana, abwira umukozi w'Imana Yesu, aramubwira ati wibeshya. Niyo kumubwira ati ibyo naguhaye nabiguhaye, inzu urayifite nayiguhaye, ibyo kurya urabifite, buri kimwe cyose nagiye gukorera. Oya wimbwira ibyo ngo yumvaga ari nk'ikintu yamubwira kidashoboka, ari nko kugira ngo amwikize abikoresheje na santima y'uko yamugiriye neza. Ariko Elisa nk'umuntu w'Imana, Imana yubahisha ijambo Elisa yavuze, nk'uko yavuze nk'umwaka utaha nk'iki gihe, Imana irururuka. Nuko ngo uwo mugore, haleluya, 17 ngo nuko ngo uwo mugore arasama. Imana ijya yururuka, abadafite abadatwita bagatwita, haleluya, bagasama, haleluya, abatabyara bakabyara, kuko Imana yururutswa n'ijambo ryavuzwe n'umukozi w'Imana. Iyo wiyeguriye Imana, iyo uvuze ijambo ryayo, ukabwiriza, ugasoma, ugasenga, Imana ijya ishyigikira abakozi bayo kubw'icyo yabavuzeho. Elisa yari amaze kubona ko hari icyo Imana ikoze, yari imuhayeho ubucumbi, yari imuhayeho kujya aruhukira, haleluya. Anangije yumva ko hari icyo nawe yagakoze. Nubwo ntacyo dufite, nta feza nta zahabu dufite, ariko hari icyo dufite. Ngo nuko Petero, haleluya, na Yohana bageze hariya ku irembo ryitwa Ryiza, bahasanga ikirema cyari kiri gusabiriza, kiri kubasaba. Ariko bangira bakibwira ati ifeza n'izahabu twebwe ntabyo dufite, ariko icyo dufite, haleluya, turakiguha, ikorera uburiri bwawe wigende. Arangije yikorera uburiri. Na Elisa rero nawe ageze ahangaha ntiyari afite amafaranga, nta n'ikindi yari afite. Arangije aramusaba, mbwira ibyifuzo byawe. Ariko kuko yumvaga yifuza kwibera mu bayo, Imana yarategetse. Imana imaze gutegeka, haleluya, Elisa imuha gushira amanga. Arangije yatura umwana araboneka, asama inda, abyara umwana w'umuhungu. Umwaka utaha nk'iki gihe, nk'uko Elisa yabivuze, umwana abagize ute? Arabonetse. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubabwira ngo mu buryo bwo gukorera Imana no kwemerera Imana no gukoreshwa nayo, uyu mubyeyi yatanze ku byo yari afite, ariko yari yiteganyirije ejo hazaza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twibikire ubutunzi bwacu mu ijuru, aho inyenzi n'inze zitagera.
ngaho umujura atabasha kubusahura. Uyu mugore nicyo kintu yakoze. Kugira ngo mubyemere ko ariyo kintu yakoze, mujye ku gice cya 8 ku murongo waho wa mbere, murabyumva neza. Mbere yuko muhagera ngo wa mwana ukomeje hepfo, ngo uyu mwana yaje gupfa. Amaze gupfa, wa mubyeyi ajya gushaka Elisa, ajya kumushaka ati wa mwana wamanuriye, wa mwana wansabiye, wamusabye ku Mana, umusaba nabikubwiye, nari nakubwiye ngo nge nibera mu bacu, urangije urategeka, umwana aravuka, umwana abaho, urategeka ndasama mbyara umwana nk'uko nawe wari wabivuze ndamukikira. None mu kumukikira yari amaze guseka, yari amaze kumenya ubwenge, yari amaze kuyitambabuga, none aka kanya arapfuye. None rero Elisa, nk'umuntu wansabiye umwana, ndakwinginze ngwino unzurire umwana yapfuye. Haleluya. Elisa araza aramuzura, murasoma murabibona, sicyo ngambiriye. Amaze kumuzura ku murongo wa 8, igihe kiragira Elisa aza guhanura umugore, arangije aramubwira ati rero wowe icyo ugomba gukora, dore hagiye gutera inzara mu gihugu, iyi nzara izamara imyaka 7. None rero kubw'ineza wangiriye, kubwo kuducumbikira, kubwo kwemerera Imana, kubwo kudashidikanya mu gukorera Imana, none rero wowe uko bimeze, va mu iki gihugu usuhukira ahandi, imyaka 7 nishira uzagaruke inzara izaba yashize. Nuko uyu muntu w'Imana, uyu mubyeyi yumvira Imana. Igihe kigeze inzara igiye gutera, wa mugore asuhuka. Amaze gusuhuka inzara iraza mu gihugu, ngimara imyaka 7. Wa mugore agarutse asanga ibyo barabitwaye, kuko inzara yararangiye. Imaze kurangira aragaruka. Amaze kugaruka ku murongo wa 8, ku gice cya 8 nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, umurongo wa 3, ngo iyo myaka 7 ishize, ngo uwo mugore arasuhuka. Ariko ku murongo wa 2 nongeye guhera, ngo kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriye umwana ati, wa mugore yazuriye umwana, ngo Elisa yari yamubwiye, bishatse kuvuga ko hari ijambo yari yamubwiye tuzasuhukire mu gihugu kindi cy'igituranye umareyo imyaka 7, kuko inzara igiye gutera mu gihugu cyanyu. Umugore aramwumvira aragenda. Ngo ku murongo wa 2 nibwo yamwumviye, aravuga ngo nuko uwo mugore arahaguruka ngo abigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana n'abo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Yahise asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ngo ya myaka 7 ishize, ku murongo wa 3, ngo wa mugore arasuhuka, aragaruka ava muri cya gihugu cy'Abafilisitiya, araza ngatakambira umwami. Yaraje asanga ibyo barabitwaye, asanga ibyo byaranyazwe, kandi ari umugore w'umukire. Mu gihe cye, muri cya gihe, Imana igihindura amateka. Imana igikura umuntu hasi, igikura umuntu hejuru ikamumanura, igivana umuntu hasi ikamuzamura. Uyu mugore yari yamanutse, agera igihe yifuza ibye, agera igihe ari kubyifuza avuye aho yasuhukiye. Ariko kuko Imana yavuganye nawe, ariko ko yakoreye Imana. Elisa nubwo yari atagihari, ariko Gihazi yari ahari. Haleluya. Elisa nubwo uwo mwanya atari aho ngaho, ariko Gihazi yari ahari. Gihazi ngo nuko ngo umwami, haleluya, ngo umwami yavuganaga na Gihazi, umugaragu wa umuntu w'Imana. Icyo gihe Gihazi yari kubwira umwami amateka ya Elisa, n'uburyo yazuye umwana w'umugore w'umushunemu. Amaze kumubarira iyi nkuru, muri ako kanya ngo wa mugore yahise ahasezekara. Imana ishimwe. Iyo ari igihe batuvuga bavuga ku byacu tudahari, tukaba turahasesekaye, ariko Imana iri gutegura kugira icyo ikora ku buzima bwacu. Imana ibitegura kudusubiza ibyacu, ibitegura kugira ngo dusubizwe ibyacu twanyazwe. Nuko uyu mugore ahageze ku murongo wa 4, ngo muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gihazi, umugaragu w'umuntu w'Imana, amubwira ati, ndakwinginze unekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Ngamutekerereze, amubarire inkuru y'ibitangaza Elisa yakoreshejwe. Hari abazifuza kubarirwa inkuru y'iby'Imana yagiye idukoresha, hari abazifuza kumenya ibyacu. N'umwami noneho abwira Gihazi ati, nekerereze iby'umuntu w'Imana Elisa Imana yamukoreshaga. Gihazi muko kumutekerereza ngo abimutebwire byose, ku murongo wa 5, ngo nuko abitekerereza umwami. Akibimutekerereza, ngo amutekereze uko yazuye umwana wapfuye. Haleluya. Ngo nuko wa mugore yazuriye umwana nawe wageze ute, arahageze.
Imana ijya yigaragaza, Imana ijya yitamurura. Nuko wa mugore Imana yakoreye igitangaza, haleluya, wari uri aho yasuhukiye arasuhukuka kugira ngo azahamye iby'Imana yamukoreye, iby'Imana yamukoresheje. Elisa araza aramuhamya, ahamya Imana. Elisa iby'Imana yamukoresheje bihamwa ku mwami. Ariko amaze guhamya ku mwami aravuga ati rero ibyanjye barabitwaye. Aramutakambira ati umwami, mwami, ibi byarabaye ariko ndasohoka njya hanze, ndakwinginze ndashaka ibyanjye. Amubwira iby'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi aherako aravuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore, haleluya, n'umwana we. Wa mugore Elisa yazuye nguyu, nako yazuriye umwana nguyu, n'umwana yazuye nguyu, haleluya. Ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe wabasha kugara. Amaze kubimutekereza no kugaragaza ko uwo ari wo wa mwana Elisa yazuye, umwami abibaza wa mugore kugira ngo amenye neza amashira y'ikinyoma ku 6 niba koko ibyo Gehazi amubwiye ari byo cyangwa se ari ibihimbano, kugira ngo niba ari ibihimbano abimenye cyangwa se koko ari byo. Amina. Ngo nuko nuko wa mugore arabimubwira, amaze kumutekereza neza n'uburyo azutse akajya mu kindi gihugu mu Bafilisitiya, umwami ngo we ahita aherako amuha ubutware h'umuhesha, amuha umutwareho ubuhesha. Aravuga ati umugarurire. Yahise amuha intumwa ya rubanda, amuha abashinzwe kugira icyo bamuha, ati mumuheshe ibye byose n'ibyasaruwe mu mirima ye byose mu myaka 7, uhereye ku munsi yaviriyeyo ukageza ubu. Imana ijya igusumbukuza, ijya igushumbusha ibyo wabuze. Mu gihe wamaze udakora, Imana ijya iguha akazi ukamara imyaka 7 udakora, warakoraga 1000 kagahagarara. Imana nyuma ya myaka 7 ikaguha akazi k'ibihumbi 500. Bishatse kuvuga ngo 500 muri ya senkani wahembwaga na yandi yose muri ya myaka utahawe ukayabona mu gihe gito, kuko Imana yakwemeye kubwo gukorera Imana, kubwo kumvira Imana. Imana iduhana umugisha. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, mushimire neza n'urukundo rwawe. Uri Imana y'amahoro, witwa ndiho kandi uzahoraho. Ndagushimiye kubwira ijambo Data Nyiringabo mu uyu mwanya wamaye. Ndarivuze, reka umuntu uryumva rigira icyo rikora ku buzima bwe, uryizera rihindura amateka ku buzima bwe. Uruwera urahambaye, ngaho ndakwizeye, namwe nashidikanya ko wumva gusenga kwanjye. Reka umuntu wese wumvira ijambo abone impinduka. Uwo byanze byemere, ubyapfuye bizuke, wabuze akazi akabone, wabuze urubyara rubone, uboshya bohokwe, abari mu bukode ubakure mu bukode, abarwayi bakize, abasaba kurengerwa ubarengere. Kandi ndasenze kugira ngo umuntu umara kumvira ijambo ukagira icyo ukora ku buzima bwe, uzamuhe guhamya ko ari wowe wabikoze. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina.